Aka kanya uteze amatwi ikiganiro intangarugero, ni wo munsi ukomeye mu mateka yawe ugiye kugira ndetse ni wo munsi ugiye kwakira icyigisho gikomeye cyane waba utarigeze ugira mu buzima bwawe cyangwa se waba wanaragize ariko iki cyo kiratandukanye. Iri ni isomo rikomeye ngiye kubagezaho muri uyu mwanya, ni isomo ridakuka kuri wowe urimo kunyumva uko waba umeze kose, waba uri muto, waba uri mukuru, urwego rwose rw'imikurire waba ufite. Aya ni amasomo agiye kukureba kandi ikizima ni uko agiye kwigisha ibintu byinshi, agakiza ubuzima bwawe ndetse byaba na ngombwa rwose akazarokora ubugingo bwawe. Niba utarakora subscribe nonaha nakugira inama yo gukora subscribe, like, share na comment, ariko si byo bya mbere by'ibanze. Icya mbere ndashaka yuko ukurikira kino kiganiro kandi nturambirwe. Ni amasomo akomeye iyi mpanuka isize yigishije abantu, kubera ko hari ibyabanje kuba ndetse n'ibingibi byabaye muri iyi mpanuka, abantu barenga 11 bakagwa muri iyi mpanuka. Hari amasomo akomeye Imana yigishije abantu cyangwa se yashatse kwigisha abantu, ariko abantu benshi bahugiye mu kureba amakuru, kureba uko byagenze, donc bahugiye kureba amakuru gusa byonyine. Hari amasomo Imana ishaka ko biga abantu batarimo kwiga. Ayo masomo rero niyo ngiye kukubwira kugira ngo akugereho utazisanga waguye muri uwo mutego, igihe kikagira ugatungurwa utarabashije kwitegura. Tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 nibwo iyi mpanuka yamenyekanye mu mutwe y'Abanyarwanda. Yari ku isaha y'isa 7 zishyira saa 8, nibwo rero iyi mpanuka yaje kubera hano Gisenyi, imbere y'ibitaro bya Gisenyi. Murahazi, hano hari ubwato iyo hageze ubureba mu kiyaga cya Kivu. Aha rero niho iyi mpanuka yabereye. Uyu mubyeyi n'abana be, ni umugabo n'abana be, iyi modoka yari atwaye irimo abantu 8 bari bavuye gusenga, ariko madamu we aza gusigara ku rusengero muri gahunda ya korali. Nyuma y'aho ngaho yaje kumva inkuru imubwira yuko umuryango we ukoze impanuka, kandi urumva ko ni ahantu habi cyane, donc nta kindi cyabayeho. Umugore nawe byamutunguye cyane. Ariko se Imana, nivuga ngo Imana ashaka kwibaza ngo se mbikuye hehe? Umwana w'umuryango wabo yaje gutanga ubuhamya wari ku ishuri, avuga ko yaje kubona inzozi zikomeye cyane ubwo yabonaga ari kurya inyama nyinshi. Abaje pasiteri amubwira yuko izo nyama ari abantu bagiye gupfa mu muryango we. Si byo ngiye kugaruka, ahubwo ni amasomo akomeye ibintu bitwigishije. Ese waba urimo kwibaza impamvu Imana yemera ibibazo nk'ibi ngibi bigakomeza kubaho? Uyu munsi ushobora kuba ufite umugore mubana n'abana, ukumva ko hari ibintu byinshi donc urimo kubura, ugahangayika, ugata umutwe. Ariko ndagira nkubwire ngo ubuzima bwose bwabayemo uyu munsi, mbere na mbere aho uri, reba mu kirere rwose, ubundi ubwire Imana ati Mana warakoze kundinda, Mana habwa icyubahiro, ubundi wihane uhindure ubuzima, kubera yuko ntabwo Imana ijya ikangwa n'ubuzima ubayemo isaha ku isaha. Donc hari ibyagukora mu buzima byinshi, ariko kuba uri muzima uyu munsi ni urukundo rw'Imana. Icyo kintu kizirikane. Hari abantu benshi bakunda kwiheba ngo nta kazi mfite, nta mikorere mfite, ese Mana bizagenda bite? Ariko ndakubwira isomo rikomeye ukwiye kujya umenya umunsi ku munsi, kugira ngo ibyo ngibyo uvuga buri munsi jya ubanza uha Imana icyubahiro, uyisabe yuko ubeshaho uyu munsi, iby'ejo uba uretse kubihangayikira. Uyu muryango wakunda gusenga, uyu muryango wakundaga Imana, umuryango w'Abadiventiste, ugasenga buri sabato ndetse umunsi ku munsi. Ariko Imana yahisemo yuko uyu mugabo n'abana ibacyura bakagenda, kandi bapfuye urupfu rubi cyane. Ku babonye amashusho n'amafoto aho baguye, bapfuye urupfu rubi cyane pe. Bigaragaza ko Imana nta n'imwe ijya yita ku rupfu urwo ari rwo rwose umuntu yapfa, ahubwo yita ku butungane bwawe n'umutima wawe n'ibyiza wagize gute, wayigaragarije mu bantu bayo. Hari ikintu kijya kibabaza mu bantu muri kino gihe, ukabona twebwe abakiri bato, donc urumva aracyari mutoya, ufite imyaka wenda 18, 20 se, 25, 30, ukumva yuko hari igihe kinini ufite cyo kubaho, hari donc wumva ko urupfu rutakugeraho. Muzakunda kubona kenshi umuntu akabona ko urupfu rutamugeraho akiri muto, ko urupfu rugenewe abantu bakuze gusa. No, uribeshya. Ntabwo urupfu rugenewe abantu bakuze gusa, ahubwo buri muntu wese atitonze, cyangwa se buri muntu wese utari mu ruhande rw'Imana urupfu rumugeraho. Even n'uwawe uri mu ruhande rw'Imana nawe urupfu rumugeraho. Ibi ngibi twigisha ayahe masomo? Kuba uyu munsi ibintu byaba nk'ibi ngibi, umuryango ukagenda, abana bakagenda, umugabo akagenda, hakabura n'umwe kuvuga inkuru, tubwasigaye umubyeyi
Ese wakibaza agahinda uyu mubyeyi afite, ese ararakarira Imana, ese biragenda bite? Gusa ubwo ari umukristo afite uko biri kose uko Imana iri bumusange kandi ikabimwumvisha. Iyo Imana ishaka kudukoresha ibintu gikomeye, idushyira mu ikosi rikomeye cyane kugira ngo tubashe gukora umurimo wayo. Isomo rya mbere ni irihe ibi bintu bitwigishije? Reka mbabwize ukuri, muri isi twese turi abagenzi. Usome Zaburi ya 90:12 aravuga ngo twese turi abashyitsi. Igihe cyacu ni gito, nimukoreshe neza buri kanya. Nshuti yanjye, niba ukeneye gufasha abantu, bafashe uyu munsi. Niba ukeneye gusura abarwayi, basura uyu munsi. Niba ari ababyeyi, basura uyu munsi. Ikintu ushaka gukora, gikora uyu munsi. Waba uri umuyobozi, ushaka gutanga serivisi, hari umuntu ugukeneye, umufashe, kuko ntabwo uzi yuko ejo uzaba uhari, kandi ubaye utanahari, ubaye uzaba utagihari, uwo muntu wagenda ugize gute, utamukoreye serivisi, bityo ukazataha uriho umugayo. Ni byiza gukora ikintu cyose mu mwanya wacyo. Igihe cyose ubonye umwanya, ukwiye kujya ukora ikintu cyose igihe cyacyo. Ntuvuge ngo nzabikora ejo, ahubwo bikore igihe cyose uri muzima. Ntabwo uzi neza ko ejo uzaba uri muzima. Ibintu abantu bavuga ngo njyewe ndacyari mutoya, ngo nzakora ibintu ejo nzabikora. No, kora ikintu cyose igihe ugifite umwanya, kuko n'aba bana bari bakiri bato, bafite igihe cyo kubaho, bafite viziyo nziza, igihugu kibakeneye, n'isi bakeneye abantu babakeneye, ariko byabaye ngombwa ko bagenda. Ikindi gikomeye cyane ni ukwitegura ibidakuka. Ntutegereze ibyago ngo bikugereho. Hari abantu usanga bibere mu mudendezo, donc bakazarindira ibyago kugira ngo bibagereho, babone kwiga ibintu nk'ibi ngibi. No, nturindire ngo ibyago bizakugereho, ahubwo uyu munsi fungura amaso yawe, umenye ko isaha n'isaha ibyago byakugeraho. Uce bugufi, wikuremo urwango, wikuremo ishyari, wikuremo agahinda, wikuremo amakimbirane. Donc uyu munsi uce bugufi, wubahe Imana, kandi umenye neza ko umwuka ufite hari Imana iwuguha. Ikindi gikomeye cyane, igihe ubonye ahantu hari nk'ibibazo nk'ibi ngibi, jya utabara, kubera yuko ni byiza gutabara. Ni byiza gutabara, tuhigira amasomo menshi cyane. Uyu munsi rero, bana n'inshuti zawe neza, n'abavandimwe bane nabo neza, n'ababyeyi bane nabo neza, ukorera Imana ukiri muto. Mu butunzi bwose wowe ufite, ntukabure gufasha abandi bantu. Ntabwo iminsi dufite kuri isi ari myinshi. No, ntabwo Imana itureba nk'abantu bakwiriye kuba muri iyi si, itureba nk'abantu bagomba kuyivamo. Ariko ikizayidukoramo icyo ari cyo cyose, ntabwo Imana icyitayeho, ahubwo yitaye ku cyo turimo gukora uyu munsi kizaduhesha ubugingo. Uze gusoma Matayo 6:34. Reka wenda nawe ngire gutya ubasomere kugira ngo mwumve uburemere bw'ibi bintu mukunda kubona umunsi ku munsi, ariko ntimubyiteho. Ngo mwiterwe impagarara n'iby'ejo, umunsi w'ejo uzana n'impagarara zawo. Murabyumva neza? Kuvuga ngo njyewe ngo nzabaho gute ejo bisagenda bite? No, ibyo biharire Imana. Ahubwo uyu munsi icyo nshaka kukubwira, inshuti yanjye, korera Imana mu gihe cy'ubusore bwawe, korera Imana mu gihe cy'ubuto bwawe. Yajyanye uyu muryango n'abana, nawe yagutwara, cyangwa se Satani akakwiba akagutwara. Niyo mpamvu rero ntuvuge ngo uracyari muto, mfite igihe cyo kubaho, ngo urupfu rugena abantu bashaje gusa. No, isaha ku isaha ibyabaye kuri mugenzi wawe nawe byakugeraho. Bana n'Imana neza, ubane n'abantu neza, ufashe buri umwe wese, ugire urukundo. Ikindi kandi, usaba Imana kubara iminsi yawe, uhore witeguye isaha n'igihe. Ube intangarugero mu byo ukora byose, mu bavandimwe, ku babyeyi, ku ishuri, mu kazi. Urangwe n'umutima mwiza, nta na rimwe ijwi ribi rizaguherekeza, nta na rimwe ijwi ribi ryaguhisha umugisha ku Mana. No, ikuremo ibintu by'urwango, ahubwo wimike icyiza. Igakubabarira no kureka urwango. Usome Abefeso 4:42. Urwanye rwose urwango, uge kubabarira, ureke urwango. Imana ibagire neza, kandi subscribe, like, share na comment. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira byiza, kandi twanganisha umuryango w'ababuze ababo muri impanuka. Murakoze cyane.